hari mu gicuku, hari mu gicuku, icuraburindi ari ryose, urumuri ari ntarwo, uburibwe ari bwose, aho bitakundaga kumva amajwi ahumuriza umutima. Ni hahandi ibihozo biba bitagikora, za zaburi n'ibihimbano by'umwuka biba byazitiwe. Hari mu gicuku, iby'ubucukumbuzi n'ubunararibonye bitagifite agaciro, mu mwijima ukabije, urujijo ari rwinshi. Hari mu gicuku, hahandi iherezo uba uribona hafi cyane, abo usezera ukabasezera, ibyo wibutse ukabyihana, ibigucitse bikarorera, imigani ubuca ntirangira. Aho muganiriye ubu usa nk'ubibutsa ko iminsi ya muntu ari mbarwa. Nibyo, hari mu gicuku. Abagusura ntibatinda, ibyo bavuga ntubu byumva, wowe wibaza byinshi utenda gukosora. Hari mu gicuku. Amarira ari yose, amaso yaratukuye, udaterwa inkunga ngo bikunde. Hari mu gicuku. Inshuti aba ari wowe ubwawe. Hari mu gicuku. Aho nakuboneye Yesu ni mu gicuku. Hari mu gicuku cya nyuma, byo ubwanjye sinabonaga aho gutabarwa byaturuka. Abankikije bo bangaga no kubimbwira, kuko batari bazi ibyo nibwira, batinyaga kumbwira ibyarushaho kumpungabanya. Mu gicuku, hatabona waramurikiye. Nahangaye kukuririmba, ibimpanda bitimutse, naratinyutse ndaguhamya, nubwo ibyo nacagamo byampinyuzaga. Bamwe bati iyo Mana avuga irihe, abandi bati mu gihe gikwiye izabikora. Mu gicuku abasigara bahagaze ni bake, intwari ziba zicaye zigihangana ngo zitarambarara. Mu gicuku utarahagera arahasuzugura, ndetse agaseka n'abahageze bakarira. Mu gicuku kandi uvuze ko ari heza, hari ababyumva nk'ubusazi. Ubundi mu gicuku niho amashimwe yuzurira, mu gicuku niho imbaraga z'Imana zigaragarira, mu gicuku niho ibidasobanutse bisobanukira, mu gicuku niho amateka ahindukira, mu gicuku niho abami bimikirwa, mu gicuku niho ibihugu bifatirwa. Intambara yose itarakomera, ibitarageza igihe cyo kurangira. Mu mwijima w'icuraburindi niho umucyo ugaragarira. Hari mu gicuku ubwo nabonaga gukora kw'Imana. Hari mu gicuku ubwo ibihe byanyuranaga. Hari mu gicuku nibwo ubushwambagara nabukuweho. Mu gicuku hatera ubwoba, ari kugera ku gitondo ari ukuhanyuza. Nta gicuku nta gitondo. Abahanga mu kuririmba n'abazi ibyo gusenga babikora mu gicuku. Niba umpakanye uzabaze Pawulo na Sila. Niba ubona ibyawe bigeze mu gicuku, tangira uririmbe, kuko insinzi yabonetse. Senga cyane, kuko mu kubohoka kwawe hari n'abandi babohotse. Ndagushimiye Mana kubw'igicuku. Ndagushimiye kubageze mu gihe cya graduation. Maze kubisobanukirwa neza, mu gicuku niho wambikira abo watoranyije. Igitondo iyo kigeze bakomerwa amashyi, bakabwirwa ko bambaye neza, bakabonwa na bose. Ariko Mana we, ibyo ukora nijoro mu gicuku ni byiza. Akira ishimwe rinyuzuye umutima mubyeyi nkunda. Kamariza Jeannette Copine, umwana wawe pa.